Hallelujah. Hallelujah. Turirimane ngo amasengesho yabera. Tuvuge ngo amen. Amasengesho, amasengesho yabera. Ashobora guhindura imigambi y'abantu. Akuraho turaririmba uko turangiza. Bisho Imana igumugisha. Twara tugukumbuye cyane barambwiye ngo yaje, ndavuga ngo mana we ndagira none kuba tukubonye Imana ishimwe. Twabonanye ku ishuri yamansigara mu mutwe uwo munsi cya gitaramo kugenda utera yavuze nubu Bishop Musinga ni mbamwe mu mutwe kubera icyo gitaramo gusa twateremye. None turirimbane gusa hari akantu wibagiwe Bishop, genda ushaka ama invitation utware bano bantu bose. Regura tindaga bazoshaka mu yandi masete nderetswe icyo kintu namye ngitekereza ko Bishop ndaza mbona nashaka hano nagenda azana ama invitation tuzosha mu yandi masete uzoza dukumbura turirimbane bucyo na pasteur twese semene amen. Ariko korari ubu nyine gatwavuye mu kintu cy'amakorari cyane. Ikorari impamvu baza baririmba karirimbo kamwe bakama bigumira aho ngaho gusa ngo bategereza kandi ariko ubu nyine miririmbi rigezwe imwe gusa nawe ukamuririmbana n'abandi ugatahana igisibito cyawe. Tuvuge ngo amen. Reka duhaguruke turimbe gucyo gusa hanyuma niturangiza dutanga umwanya. Hari tubabaye bari kukuzinditima imitima yacu imitima
yari yuzuye agahinda tubabaye twari dukuze imitima yacu yari yuzuye agahinda ariko data twibutse imbaraga z'amasengesho ariko data twibutse imbaraga ariko data twibutse imbaraga z'amasengesho nani bamugisha mureke dushiremo gaho akanyuma noro barasibiwe sana sasa ine narimba bwiye zirageze tugiye gutaha sibyeme erega sizaha niza saa ine nyine za gahunda uko isazine neza amasaha yo gutaha arageze tugiye kuzina igisirimba hariya baza banyongorera atiwe ikorari gazibaye nyinshi mureke tubenga babzini igisirimba Bwana asifiwe mureke dusezerane haleluya Bwana asifiwe Musinga
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuzamurira twese Imana yacu icubahiro, duherekeze umukozi w'Imana kugira ngo Imana izamuherekeze, izamugeze mu rugo rwiwe, asange umuryango wiwe ari amahoro. Bwana asifiwe. Timutenguhe niza guherekeza umukozi w'Imana, kandi twese tuzamure icubahiro cy'Imana tumutunga intoki. ariko yemwe ndimwohaguruka gutunga mwenga haguruka tutangize ko mubise meze neza ubishoboye nahaguruka dusezerana muri zari Tuzamurire Imana yacu. imidiwe Zanizo kumugeza hariya ku kibuga hazafatira indege. Komwe tuzamurire Imana yacu icubahiro, izohagurutsa indege akagenda. Yego. Tuzamurire data icubahiro. Komwe tuzamurire Imana icubahiro, imutuye hazaba ageze iwe. Yego. Bwana asifiwe. Ayimidiwe. Indi ya nyuma Yego. yinjira mu rugo rwe, ko muruva mufite isharisi. Tuzamure tumuheze Imana icubahiro, kuko Imana iguhereza umugisha. Twarataramanye nawe, kandi igitaramo twose twataramanye n'ubu nibyo nkigenderaho, kandi kuzogeza mpfuye. Bwana atukuze. Ayimidiwe. Nzana amakuru ibyo muri Kabembwe, ngakurura ibyo mu Biyogobogo, ibyo kuri ku Mugorore, ibyo ku Gatoki, byose muri Masiki. Impamvu uri mu kunanirwa nuko utari mu gutekereza ibihe wabayemo, ni ukuri bikaba bituma ugenda ukayoba. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Atukuze Yesu. Nagumye kwifata cyane. Ubundi njyewe nafatiwe muri haleluya. Nuko Kuva nashika muri Grace narifashe cyane. wireku. Cyane. Wireku. ko yewe uza wifata ba bishop ba geresi bataza bifata
ukumva ko wakiranutse azirekure uzirekure mama we azirekure kabisa. Bwana asifiwe. Atukuze. Haleluya. Ahimidiwe Yesu. Naje nanezerewe cyane. Kiravuga. Nanejerejwe n'indirimbo Peter yaririmbye avuga ngo ndakwizeye ndakwiringiye ndakwizeye. shaka Nta wundi nakubangikanya nawe. shaka niwe waririmbye Shaka Imana ishimwe. Iyo ndirimbo yanejeje nayitekerejeho cyane. Imana ishimwe. Ahimidiwe. Ndeba ukuntu turi aha ngaha umuntu wese uri aha nta wundi yobangikanya. Atukuze sana. nawe nabaro ari uwo mwegeranye murabike ukuboko umusengere tugiye gusengerana unsabire umugisha naje kubasabira umugisha dusabire itorero umugisha Amen. tuzongere duhura amahoro Amen. munyaka unsengere naje gusengera itorero Amen. nawe usengere mwene data imbaraga zima imbaraga n'ubushobozi kwishimira n'ibyaha. Komereza amaboko ma komereza amaboko umurimo wawe ukomereza amaboko umurimo wawe mandika imbaraga ukomeze umushigi komeza akazi bawe hindura imiryango y'utorero bana komeza abashobozi komeza imbaraga z'ijuru komeza amasengesho uzamugira abaza kandi igikundiro kidasanzwe fata idasanzwe ku buzima bwe azumva imana azumva fanya bitunganya kubaho kwe mu mbaraga z'ijuru izina rya Yesu Kristo tuhagaze mu nzu zitari n'izina ryawe twatuye amagambo y'umugaragu wawe dusanze kugira ngo mushigikire amaboko ye mushigikire viziyo ye mushigikire gahunda ze mu mbaraga z'ijuru komeze guhamagara amazima komeze kumugirira neza wowe duhamagaye komeze kumwitaho komeze kumubera imana komeze kumumurikira komeze kumuha icyubahiro kuko ijambo ryawe riravuga ngo data umuntu ntangorera ngo data azaza ahari wamuha icyubahiro wateganyirije abagaragu bawe umunsi wa none ndasenze ngo ukimugezeho umunsi wa none ndamusengeye kugira ngo umwiteho uyu munsi wa none ndamusengeye kugira ngo azatugeze aho tutaragera uyu munsi wa none ndamusengeye kugira ngo uzamukomereze amaboko ye uyu munsi wa none ndamusengeye kugira ngo uzamuhe Mana yacu kongera guhishurirwa bidasanzwe usabiye urugo w'umugisha usabiye umugore w'umugisha usabiye abana b'umugisha usabiye akazi k'umugisha usabiye cece ayoboye umugisha n'izina rya Yesu akora mu bushobozi buke bw'umuntu ariko mu bushobozi budasanzwe bw'umugaragu wawe ushigikira amaboko ye Mana kandi umugirire neza urakoze kuko uzamugeza aho abantu batamugeza urakoze kuko uzamukingurira imiryango atigeze abona mu buzima bw'ikinguka urakoze kuko iyi rawundi mu izina rya Yesu melela adila la imangre de la iyi rawundi Mana izaba irawundi risipeshi uru rugendo Mana uru rugendo k'umugaragu wawe muramburiyeho amaboko uru rugendo ruzaba urugendo rudasanzwe azabona ukuboko kwawe Mana azabona ukuboko kwawe aone mkono wa Bwana tunakushukuru Baba tuguhaye icyubahiro kandi tubwishije hejuru kuko uzamugirira neza kandi akazatuyobora natwe mu nzira izadufasha kuzagira aho tugeza izi ndanga mu izina rya Yesu uzadushigikire twese n'itorero muri rusange Grace Tabernacle turayisengeye kugira ngo umuco wawe n'inyenyeri yawe imanuke inyenyeri ye yatubwiye uyu munsi wa none yake mu izina rya Yesu ahure n'abatsi inyenyeri ku buzima bwe ahure n'abatsi inyenyeri ku itorero ahure n'abatsi inyenyeri ku rugo rwe ahure n'abatsi inyenyeri kuri viziyo ye ahure mu mbaraga z'ijuru urakoze Mana urakoze gukomeje amaboko ye mu izina rya Yesu dusenze amen yeme amahoro y'umwami Yesu n'umugisha we ibane namwe mujana Shalom shalom kandi mwakoze turabashimiye amen.